నాకు అలవాటు. we urugomo ni ibintu biba bigubaye ngombwa ko babimusaba, ariko njye ni umuco wanjye guteza urugomo, bose ndaza kubereka. Tugaruke ku mukobwa ari hano. Ni Sweetie. Kuki umbwiye kuzana icara ariko? నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి. Haricyo nshaka kubwira. నిన్న నైట్ డ్రాప్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కలుద్దామా? Guhera ejo nijoro wazana ukansiga mu rugo, narindi kubitekerezaho. Telefone. Papa ndi mu ishuri yabera beshe se. Umukobwa yarumiwe. We umwana wanjye yabera arambeshye ngari mu ishuri. Bisobanuye ko buriya yasohokanye na Sweetie bakomye amashyi kuko bamuziho kutabeshya. Papa yarishimye kubona umwana wamubeshye. Papa uramubeshye? Kumiza umbwira ariko mbwira. Sore n'ubwa mbere abeshye se na se yakomye amashyi yarabimenye ko umwana wamubeshye. Gagan నా లైఫ్ లో అన్నీ ఉన్నాయనిపిస్తుంది. bisa nkaho ufite buri kimwe mu buzima, ఏదో లేదనిపిస్తుంది. ariko hari ikintu kimwe mbura. అది నువ్వుంటే ఫిల్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. kandi ibyiyumviro byanjye bimbwira ko icyo kintu mbura ari weho wacyuzuza. కొందరిని చూస్తే వెనక నడవాలనిపిస్తుంది, కొందరిని చూస్తే పక్కన నడవాలనిపిస్తుంది, కానీ నిన్ను చూస్తే నీ చేయి పట్టుకున్నాడు. iyo nkubonye mba numva nagufata akaboko tukagendana. my life. ntago nshaka kukubura mu buzima. Forever. ndagukunda and ever. byiteka paka barashe ibyaramurenze. Sweetie mwana wa bita papa, dore wa mugabo JP Nyagasani. Sasa rero kureba ko filime igiye kujya yaryoha. Uyu mugabo JP niwe utanga isoko ryo kubaka imihanda. Twabibonye hari ibyihebe bibiri by'ibyigomeke byose bishaka uyu mugabo biha isoko, ariko muri ibyo byigomeke uko ari bibiri harimo icyitwa June kirashaka uyu musaza gishingira umukobwa we. Sasa uyu musaza JP umukobwa we ntago twari tumuzi. Umukobwa we ninde? Ibyihebe bishaka gutwara ku ngufu kugira ngo bibone isoko ry'umuhanda. Umukobwa ni Sweetie, kandi Sweetie yarafashwe. Abamufashe nabo ni umuryango w'ibirara w'ibyigomeke. Mbega byose ni imiryango y'ibyigomeke uko ari bitatu. Ni JP umusaza afite ubwoba, hari ibyihe biri kumugendo, harimo icyone cyane cyitwa June kimugeze habi, kirakikuryi bacaho aza mu rugo. Fata icyombo zana udukawa tubiri na snacks hano. Papa w'umukobwa ఇవాళ సండే కాదు కదా, uyu munsi ntabwo ari ku cyumweru. Kuki mutagiye kwiga? ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడ. Papa twagomba guhura nawe ఎగ్జామ్ గురించా? ku byerekeranye n'ibizamini se mwana we? లైఫ్ గురించి. oya n'ubuzima. ubuzima nyine urabona papa, ఇష్టపడుతున్నాం డాడీ. njye n'uyu muhungu turakundana, turagira ngo dushyingiranwe. Umusore nta n'ibyo yari azi iceceka, ariko gusa ntiyabyanga. నీ పేరు గగన్? harya musore witwa Gagani? nitwa Gagani. గారు ఏం చేస్తుంటారమ్మా? papa wakora iki? ni umunyenganda. ఏ ఇండస్ట్రీ? uruhe ruganda? గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. ni chairman wa Chakravarti group of companies. ku ruganda bararuzi. ఇది రోడ్డు మీద కూర్చుని బజ్జీలు. uravuga wa nyiri urwo ruganda rwa Chakravarti ni wa musaza ufite abana nawe babandi barira ku muhanda bakarya bajiya. Nyine barya bajiya. babasaza barya bajiya n'abana be nibo muri kumbwira. muzatangira kubinjira mu buzima. babandi barira ku muhanda, wa musaza utiyubashye urya bajiya ku muhanda. musore aratungurwa. బజార్లో కర్రలు పట్టుకుని bamwe bajya bagenda bagakubita abanyeshuri bameze nk'aho ari ibirara, babakubita inkoni barwana ku muhanda ari umuntu w'umugabo wiyubashye. bari abasindira ku muhanda nibora. yego abo ngabo nibo twebwe njye na papa. ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళని bajya bita amazina menshi rero urwo rugo rwanyu. bari ababita inzererezi, babita abaturage b'ibirara, babita amazina menshi. uwo mukire papa wawe namwe babita amazina menshi ngo muri ibirara, muri ingegera, murazwi. umusore ararakara. yego hari niko batwita. డబ్బు ఉండడం కాదు. kuba umukire ntabwo bisobanuye kugira amafaranga, bisobanuye kugira ubwonko. dore ngo aratangira gutuka. అంటున్నావు బెంట్లీ కార్ని తీసుకెళ్లి మందుల దొడ్లో పెట్టలేంగా? ese urumva ari gute watwara imodoka yenze ubundi ukajya ukayiparika mu byondo? byo bisobanuye iki mwana wa? ntabwo kugira amafaranga ari ibintu bihagije udafite ubwonko. umusore batangiye gutuka papa we na mukuru we nawe ubwe, ngo nubwo bafite amafaranga ariko bameze nk'abatagira ubwonko, basindira ku muhanda, bitwara nk'imbobo. ni ibirara biri aho byabonye amafaranga biyaguyeho, ariko akuburara ntikabivamo. ngo nta kirara kiba igisirimu nyine. hakurya umusore arakara. 2 minutes అమ్మా. ni minota 2. reka tukugarukeho umusore. అమ్మగారు ఏం చేస్తుంటారు? mama wakora iki? లేరండి. ntawe ugihari. అసలు లేరా? మీతో లేరా? nta
ntago yarabataye ajyana n'undi mugabo cyane musore arakara muze papa reka bari uzaza avugane nawe usike vugana nanjye iki అలాంటి వాడికి నేను అపాయింట్మెంట్ కూడా jewe umuntu nk'uwo w'ikirasi namuha randevu yo guhura nawe icyo gisaza cy'ikirara tangira gutuka papa w'uyu musore మీ పెంపకంలో పెరిగిన ejo hari umugabo waje urenze ansaba ko namushyingira umukobwa wawe ఉంది అన్నాడు avuga ngo icyubahiro cy'umuryango we kizakura naramumwimye unari juni నా పెంపకానికి వాళ్ళు ఇస్తున్న విలువను చూసి ఆనందంతో చచ్చిపోదామనుకున్నాను అలాంటి నా పరువుని రోడ్ల మీద పెట్టావు కదా mwana wanjye icyubahiro cyanyu gishyize ku muhanda ko urashaka kujya gushyingiranwa n'abantu barira ku muhanda nyumva mukobwa wanjye rekeraho kwigira utyo wikwigira umunyabwenge urashaka gushyingira abantu barira ku muhanda icyubahiro cy'umuryango ngishyira ku muhanda ewe wambwira ngo ugiye kureba inshuti yawe ngo ugiye gusura inshuti y'umukobwa ngo ugiye muri aniveriseri z'abana mwigana wari ugiye kureba iki kigoryi cy'umuhungu burya musore arakara watukanaga muzi buri munsi nsoma mu binyamakuru ngo abakobwa bari bagiye mu birori bahuriraho n'abakobwa n'abahungu babatera inda bazikuramo mwana wa nawe nibyo utangiye kugikora mwana wanjye ufite imico mibi akivuga ngo umukobwa afite imico mibi urushyi umukobwa afite imico mibi ate wakiguryiwe umva amagambo y'umusore fata sebukwe mu yandi magambo gutuka umukobwa ntabwo yabyihanganira gatorore muze nacecetse ubwo watukaga papa wanjye nacecetse ubwo watukaga ukuntu tubayeho ubwo watukaga mama wanjye nacecetse ariko umukobwa wawe ameze nk'umuriro wakigoryiwe ntanakwica ndakwinginze kamubita umuntu agutuke sheri ntabwo nabaho ntamufite ze yarumiwe ndakwinginze ndakwinginze genda ntituzongere no guhura uyu muginga ndamwica nukomeza kurira ntabwo nongera kurira urarira nasoni yararahiye ko uyu mukobwa atazarira we na sabwa bazapfa niko utakuriza ibi ni iki umukobwa wawe yabayeho nk'uko ushaka nkawe nimba se agiye kubana nanjye bifite ikihe kibazo sawa kora ibyo ushaka kora ibyo ushaka ariko uyu mukobwa numutesha umutwe mu buzima bwe akarira n'akanya gato nzakwica aho uzaba uri wose nzagushaka nkwice nyagasani atangira kumena n'ibyo mu nzu nzakwica nibeshya akarira wagisaza we umusore yaranutse n'isaha yayitayeho umukobwa arumirwa yafashe umunwa ngo atarira kuko umusore yumvisha ijwi rye ari kurira yaza akahita yica se ibisaza by'iyo minsi muze yarumiye nabonye abakwe benshi zasikwaga z'abasaza bayumva ko nyine ubwo ari mukuru agomba kubwira ibyo ashatse umusore ariya yewe umukobwa nawe yarumiye mbega ibibaye hano umusore yaje n'umujinya iwabo yakomeretse yamenaguye ibintu dore umugore muramuwe muramukazi natetse acata namuvugishije umusore ari kuva amaraso bahise bahamagara papa we bidatinze iwabo haje akababaro ntabwo arababwira icyabaye umwana yarakaye rero papa we na mukuru we banakwica kumurakaza gusa none nkanswe bamukomerekeje nta nubwo ari kuvuga gaga habaye iki wakiguryiwe nasoni uramubaza n'icyaka uzi ingwagasi y'icyaka ari hano hanze banza umuha akantu yica ingwagasi y'icyaka si ureba mwana wa fata inzoga utazabimbwa banza wica iyo ngwagasi y'icyaka yego papa abone kubaha amakuru nyine yamaze kwica ingwagasi ako naho kankoze barakaye shawo mwongereremo yica ingwagasi y'icyaka amusukiramo mwana wa fata inzoga wica icyaka nkwereke umbwire wakuvuze gusa fata unywa utazabimbwa sha asukayo noneho ingwagasi urayishe mwana wa Sweetie ekada Sweetie yari hehe Sweetie ntabwo azongera kugaruka hano papa ninde wamuhagaritse ni papa we wamubujije ibyo ariko ni ibintu bisanzwe kumubuza kuza hano ntacyo byari bitwaye papa ariko uzi papa y'ibintu yavuze papa yavuze ngo Sweetie ntamucagira tujye kumurasa tujye kumurasa ariko ndavuga ngo Sweetie ntamucagira kura y'imbunda tujye kumurasa papa we nibyo ari hehe batuye he ni mu gihe Sweetie ntabwo azigera yongera kugaruka muri iyi nzu papa hazaza umurambo we Sweetie ahita yiyahura muze yarasa hasi bararahiye ataho kuvuga Sweetie nabi twapfa nawe yarakariye papa we
bari bagiye kurasa papa wa Squiti bagahita banamushimuta bakamuzana ariko bamenye ko bikoze Squiti yahita yiyahura. Muzehe yararize. Squiti bari bamaze kumukunda cyane, yarahinduye byinshi hano, barakwereka iminsi yari icumye, agahinda mu rugo karagaruka, babuze umuntu bari batangiye kwemera wari umaze kubahindurira ubuzima. Ikibazo akibuka ukuntu rwe yarakimara kumubwira ati ndagukunda, mpaka barashe bakarasa bakongera bakanarasa, nzaba nyigukunda. Basigaye baza no kurya bya biraha byabo, kubirya bikabananira. Mwana watwigendere nta peti, na papa yakunda gura umukobwa yabonaga ari umwana mwiza, bose nta peti. Ubuzima dore ngo burahinduka mu rugo, bose ibyishimo byabuze. Sora ari kugenda yakwibuka babwira umukobwa ngo nta mico agira, nanjye sagira akababara. Kigiye gute batuka Squiti ngo nanjye sagira, sigaye atwara imodoka atekereza ibintu byinshi, habuze gato agonga abantu babandi kubera gutekereza byinshi, akora impanuka. Yakoze impanuka, bana makuru yabagezeho, bana makuru yabagezeho. ఆ అమ్మాయిని మనం ఇంట్లో ఉండాలనుకున్నాం, కానీ వాడు లైఫ్ లో ఉండాలి. twe twari tuzi ko uriya musore ashaka ko Squiti yaza akaba muri iyi nzu, ariko Gagani yifuzaga ko Squiti yaza akaba mu buzima bwe. Uncle, None dukora icyokere, reka umusore tumwohereza ajye kure turebe. Oya, ni ubwa mbere twaba tugiye kuba tutari kumwe nawe. వాడు లేకుండా మేము ఉండలేము అంకుల్. ఇక్కడ ఉంటే వాడు బతకడరా. పంపించేద్దాం. Reka dupfe kumwoherezaho kugira ngo apfe. Gagani bagiye kumwohereza mu wundi mujyi barebe ko yajya kuruhukayo. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. Reka mwohereze muri Fizage, yari abantu nzi. Umusore bagiye kumwohereza muri Fizage. Muri Fizage kumbe ni Nduriyo. Kino kurikira filime. Muri Fizage bagiye kohereza umusore niwo cya gisaza kiba. Chanarayana. పిండాలు తీసుకెళ్లి సముద్రంలో కలపండి. Wa musaza ni haba umwana we yapfuye, umwana we nimba yishwa ati wa mwana we musaza yapfuye. Uzenarayana umwana we w'umuhungu yapfuye. Wa undi wavunnye urutirigongo umwana wari Juni. ఎదుటి వాడికి టైం ఇస్తే మనతుంది. Igihe kiri kudushirana umwanzi wacu nitumuhereze, దెబ్బ పడిపోవాలి. tuhite tumukubita nibavayo. Muri Fizage ari Juni arashaka kongera kwata kuriya mugabo akamurangiza. Uriya Narayana bari gupfa isoko ry'imihanda n'ibintu byo guhorera. Muri Fizage ku kibuga cy'indege hari undi mukobwa wavuyeyo, nindi karashika. Arindi karashika yaje ku kibuga cy'indege. Bararangara. Basore b'iyi minsi rero namwe muransebye, nkabura mu murangarira iki? Karikaraga kanya gupfa. Hari uwaje atanakareba nibwo kigera mu mujyi acata nakarebye. Gagani menya kamuzi we. Yaje muri uyu mujyi kugira ngo arebe ko yaruhuka mu mutwe. Niwe wakunze umuntu bikanga, ni weho. Just chill boss. Rebana Satyam uncle. Satyam uncle. Jailenanaga? Wari wavuze ngo ntabwo ndi bumumenye, urabona ko nahise mumenya. Kumbe ni wa monke wohereje Gagani hano. Andaru chill mood lo unte tanu dull mood lo. Ubwo abantu bose bari bishimye no ku kibuga niwe wenyine utari wishimye, nibwo nahise mumenya. Bye. Turavugana nyuma monke. Sasa agiye kuza kuba baye n'agakobwa banyita Fariguni. Believe settled in Vizag. ఇక్కడికి రావడం ఫస్ట్ టైం కదా? N'ubwa mbere ushaka kurino sibyo muri Fizage. ఇక్కడ ఆలలకు Kari munzi hano kari kwiga kagurye karavuga shawo. ఇష్టమైన అమ్మాయి Ubundi hakunino. లేదు. Just chill boss. Bari bakagonze. Kigoryi uri impumyi karasara yarumirwa mbega umukobwa udafite discipline. అనుకోండెక్కేసినదేంటి? Ihoni rye ryarapfuye. తాకుంటే Bankurangije iyo modoka yawe y'inkorona ari kukwereka umva kandi imodoka ikagonze se kamukubita gate. Wa kigoryi యాదవ్ kusuku. మాడి సీరికి తడి సీరికి Ntabwo zitandukanye hagati yo kuba umuntu ashaje n'umwana muto nkanjye. Subira inyuma. నీట్ Mbabarire nyine nuko twabaye nyine buriya nanjye ntamututse mba numva hari ibintu nyine tunaga bamututse mwanze niyo kamere ye niko yimereye. Mba numva ari akantu ngomba gukora ari nka mwaramutse. లైక్ దిస్ కా బాస్
fata kano kantu umwe mu rugero mo akantu yica ingwagasi y'icyaka iri hano hanze imeze nabi akanza arakinywera byandi babwira ngo ntukanywe kandi utwaye ukabikora iki love ante eternal. kera habayeho urukundo rwabaga hari urw'ibihe byose none ubu urukundo rusigaye ari urukundo rw'inyuma gusa umuntu arabanza kubaza imodoka utwara usohokera mu yahe mu kayi kabari ibi ujya mu bihe birori amafaranga yawe yamarira he ibyo nibyo abakobwa babona bakagukunda బాస్ 6 నెలలు దాటితే సెల్ ఫోనే బోర్ కొడుతుందని మార్చేస్తున్నారు నువ్వేంటి ఏంటి వింటున్నావా konyumva yasinziriye సాక్ష్యమే నీవని indirimbo icyurira umusore ko bamwanze బాస్ umva no kuri FM babimenye ko bakwanze bari gucuranga indirimbo z'umuntu bateye indobo arahindura nagasazi bahuye nyagasani ikarashika noneho arisinzire yifite ibibazo bye oya mu babayerega abandi babishimye kugira no polisi ni benshi mukati bumoso n'abapolisi babakatisha indi nzira hano habaye ikikora polisi benshi ఎవడో పవర్ అంట hari ikigoryi bitari Juni వర్మ కొడుకున్నాడు ఇరుకొట్టు cyavunnye umugongo w'umwana దాంతో సిటీ హై wa Forman Rayana వాళ్ళ గొడవ ibibazo byabo bagiye kubikemura mu muhanda niyo mpamvu na polisi zakuye abantu mu nzira wituza bivuze ngo sasa na Rayana umwana yavunnye umugongo umwana wa Juni ari Juni nayo icyo yakoze yisha umwana wandi wa Narayana ariko ngo ubwo ntibirarangira intambara iracyakomeje na polisi babimenye ko intambara iwe bakura mu modoka mu muhanda timwe mu baretse bakora akazi kabo kobwa zano ku gicupa cy'umumanura jipo aranywa boss kari kumwita boss రెండు డ్రింక్స్ వేసి boss banze nk'utwo kunywa nka tubiri ubundi ugire woge utazabimbwa అందులో కత్తి లాంటి బ్యాచ్ అదిరిపోయే యూత్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది nurangiza tujyara ku beach tujye guserebura గెస్ట్ ni ngiye mu host waho nkwereke ngiye negura ibirori hano banyita ni Lady Boss ni Lady Beach sinzi ukuntu njya mbona babivuga nijye utegura ibirori nta ni Lady Boss sinzi ibintu nk'ibyo ni Lady Boss wina abaranzi nateguye ikirori cyatari dore ikirori yateguye hakurino nikagashikarashika bahuye kateguye ikirori niko ngo gahost nimba gahost biba ari ibiki ntago mba mbizi ibintu by'ibirori rega ngende umuntu mukuru umupapa ukuze umubyeyi ku buryo ibintu by'inzaduka nk'ibisimba mbizi kumbe wako Lady Boss yateguye beach festival ni festival y'ama beach mbega yo ku mucanga ku mazi niho yabereye nicyo yabivuze beach festival katumye umusore ku kirori cya kari kateguye ku mazi muri iyi karitsiye barakazi n'aha mu mujyi baramuzi Chill Boss సంతోషం ఎంతో బాధ ఈ మిక్స్ కదా జీవితం కొంచెం నీ ఇష్టం ఎంతో దానిష్టం రీమిక్స్ కదా ఫేకు కాగితం ఫైర్ ఉంది ఐస్ ఉంది రెండు కలిసిన గ్లాసు ఉంది ఏం కావాలో చాయిస్ ఎదరా మైకం ఉంది మైకు ఉంది నీ గుండెల్లో స్టాకు ఉంది ఏం చెప్పాలో వాయిస్ నీదేదా కాదల్ బాదల్ అయిపోని ఖల్లాస్ just chill boss Chill Boss Chill Boss spill that chill boss let's go గోవాల ఉండే లావారా లవ్వు
Gagani yarabyinnye ati kuzo mu rubyiruko aza kumuhagurutsa kubera agahinda. Ubundi ntangagara ibyina kirazira, biriya bintu yarakoze nta mahano, nta mbyeyi ibyina, nibyinnye ntibyina nabi, nta mukiro ubyina nabi. ఎనర్జీ కనిపించింది. Abantu bose babonye ukuntu ufite imbaraga mu mibyinire, ariko njye nakubonagamo emosiyo z'urukundo wabyinanaga. Bari mu nzira bagenda. అల్టిమేట్ గురు, ఇప్పటిదాకా నాకు లవ్ అంటే జుజు umva kugeza ubu ngiye urukundo nufata nk'ikintu cy'amafuti kiraho, అదొక ఫీలింగ్ అన్నది. ariko nyamara kubona nabonye ko urukundo ari ikintu umuntu yimva. Njye nari nzi ko urukundo ari bya bindi byacu by'akazi kose. నీ లవ్ ని దూరం చేసిన వాడిని ఎందుకు వదిలేసా? twagiye kure umuntu wagutwariye umukobwa ubundi tukamurangiza bakigenda isasu, imodoka yari bari iruhande yararashwe, ni Gagani mu nzira agenda, sniper yarashe imodoka yari bari hafi. Bimeze bite? Imodoka iparika muri Muvezari, hariya barakwandikira basanze baparitse kuriya, yakata imodoka n'umusore parika imodoka. Umusore yabonye umuntu ufite ikibazo aza kumutabara, niko bigenda buri gihe. Yabonye imodoka iguye, harimo wa musaza, harimo papa wa Sweetie. Sasu imodoka iguye harimo papa wa Sweetie, kureba hakurya hari n'izindi barashe. Katururi imodoka ziparika gutya iruhande rwe. Hey! Katururi harimo wa musaza na Rayana, wa musaza ushaka kubaka umuhanda, wa musaza na Rayana yarari mu modoka nawe. Abamwatatse ni abandi nabo kwa Rijuni, bamwe bacuruza amayoga, bacuruza ngufu. Rijuni Sunlight uyaza gutabara papa wa Sweetie, muzengwe gutabare, aza gutabara papa wa Sweetie. Modoka zaje Katurore kuramo abasaza hano batarabagunga. Umusore yatabaye wa musaza na Rayana, dore ngo arivanga muri bifu y'abagabo. Rijuni aje kwiyicira umuntu bafitanye bifu, umusore yatabaye ikindi kigomeke cyitwa na Rayana. Sasu muze bamushyiramo. Katurori byarahindukira ko abantu barasa ni bandi. Abo kwa Rijuni baje dore ubwibone. Iki ni gikuru cya Rijuni, kirumuno cya Rijuni. Cyerebye ibigoryi birasa abantu b'abasaza, acyane kabonye no mwana papa wa Sweetie. Ubwo na abantu azi batunga imbunda rimwe. Hey! Batararasa umwana azamura ikiryanga bari cyo barasa, agifata nk'ingabo. Sasu kihishe inyuma, muze tugende Sasu. Hey! Fire! Sasu bizero satira imwe parika nabi. Musore yivanze muri beef mu munota umwe gato nganire n'abantu imwe mu munota umwe nyakuba yivugira yitonze, ariko bikorwa byefayo kama jeshi. Katurore imwe mubonera n'abasaza we nazi ko barapfa ikiri kwa kwivanga mu ntambara gusa. Ubona abantu barwana barasana utazi ibyo bapfa, bagabo bari gupfa proje ya za miliyari yo kubaka umuhanda, ukaza wivanga. Tangiye gukubita bo kwa Rijuni, urabona ukuntu intambara igenda yivangamo abandi bantu. Katuze rero turyoherwe na filime. Bararasana, kano katarasa umusaza agashyiramo, umusaza nawe umukoraho. Turare kashe musore. Hey! Yifitiye n'agahinda, noneho bari kumuzanira imikino yatewe n'indobo ba shoti. Hey! Akurikira ishoti ateye, abateye ishoti jya mu bagabo arabacabiranya, arabambara hasi. Hey! Parika nabi shida pfusha. Hey! Ku mutwe bamukubise icyapa ku mutwe kiranacira, mukice rukibona ari ku kivu yuyu. Muze baramufata kura y'imbunda, muze bamurase, muze n'umuryango urareba. Ndakwinginze mwinyicira umugabo. Oya yarashaje, reka pe. Mwana we yatangiye gusembaza uyu musore. Mwana we నా కొడుకుని చంపేశారు. banyiciye umwana, కోడల్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నా. batwara n'umukazana wanjye. కాపాడు బాబు. Ndakwinginze nabare bagutware n'umukazana. నీ కొడుకును చంపింది Kwisha umuhungu wawe, తెంచింది ubukwe bwanyu turabwangiza. అవడానికి కాదా? Umugore wanyu, umwana wanyu uyu mukobwa yaramaze gushaka, nawe tugomba kumutwara
kugira ngo icyubahiro cyanyu cy'umuryango tugishyire ku muhanda. Yumvisha ibigoryi bifite amagambo mabi, arakokinga. Buriya bashyizemo isasu hanze mbarasa amakofi, arakokinga aramurasa. Hey! Arakokinze arabarasa. Hey! Garuka busha. Zakuri no kumbe imodoka baje gutwara umukazana w'uyu muryango. Ese umukazana ninde? Fayano kitaratera umuntu araterura. Depoza hariya. Byari bigiye gutwara umukazana w'uyu mugore. Ugiye guhindukira. Umukazana bavugaga ni Sweety. Bivuze ngo Sweety yakoze ubukwe. Yakoranye ubukwe n'umwana wa Narayana. Sweety buno ni umugore wubatse. Yibutse avuga ngo twishe umuhungu w'uyu musaza Narayana, duhagarika ubukwe yari amaze gukora, none tugiye gutwara umupfakazi w'umwana wa Narayana, tugende yicare mu rugo. Uyu mukobwa mbega yamaze gukora ubukwe, bahita bica umugabo we, ubu ni umupfakazi. Yarababaye, atabaye abantu atazi ko atabariyemo na Sweety. Bivuze ngo Sweety umugabo bari bamushyingiye ni umwana wa Narayana. Yibutse papa amubwira ati ntituzatume hari amarira atemba ku maso ya Sweety, dore ngo baramurasa. Baramurashe. Irindi yararashwe. Sura ararashwe. Zehe ubonye byanza kure y'imbunda. Sasu turari we tugende shop. Nibirana nuko bigenda ku modoka. Mwana tuzagaruka. Umusore ararashwe. Na filime yacu menyero uko igenze. Umusore yararashwe. Bivuze ngo Sweety yakoze ubukwe n'umuntu, ariko umuntu bakoze ubukwe ngo yise yicwa. Umusore yararashwe. Gagani yararashwe. Hano bariba yaramaze gutabara umuryango wabo, byibura apfuye yaramaze kubatabara. Ko byagenze bya Gagani. Papa wabimenye ko mwamwiciye umwana, byagenda ute? Gagani nuko bigenze. Papa w'umukobwa nawe yarabibonye, papa wa Sweety. Mbega umwana wari ukidutabara baramwishe. Amaze kubatabara bimeze bite? Gagani ko byagenze. Gagani kwa gutabara kwe kwa hato na hato nuko bigenze. Kunori zahise ziza kuri Katurori. Imodoka zaje kuri uruhande. Katurori nyinshi cyane zitarikoraho na ambulance nk'icyatanu. Ziza muri urwaye mubangukana abaganga na ambulance. Hano harabatajya bajya kwa muganga. Kumbe Gagani nagarapfa kandi bano bantu muri urugo ntago bajya bajyana umuntu kwa muganga. Bi muri bitaro bikabasanga mu rugo ambulance nyinshi 10, abaganga nka tarani. Mukaza mukabavurira mu rugo ntago bajya kwa muganga do. Nuko muri bitaro bakabizana mu rugo. Gagani niho bagiye kumuvurira. Uyu musaza ni umukire, uyu mwana amuvuresha. Abaganga bavuye baze bavura umukire do, abaganga babakura mu bitaro mukaza kubavurira mu rugo. Hakuru utazapfa kumbona kwa muganga baza hehe. Mubanze muvurira musora beho. Kimwe munditse. Musora ameze nabi inshinge zirici.